Halo. Amakuru yaho mu ntara madamu. Imeze sheri wanjye. Amavuta yashize n'umuceri washize. Asubwo ngubwo muziki Kigali amafaranga tuyacukura. Wagiye munsi y'urugo ugakura ibijumbo gatekera abana bakari. Ubwo urumva amafaranga buri munsi nzajya nohereza mu mafaranga umuceri nohereje ejo bundi biri 8 na litiro 2 z'amavuta akakanya birashize. Akanaga ibyo ngibyo nabivamo. Abagore si Kigali abagore uri kunshinza baba bavuye he? Ubu nageze Kigali nshaka abandi bagore. Ngo nawe ngugiye kuzanca inyuma. Cha uzibeshye nsange hari n'amakuru ambwira yuko hari umugabo mucudikanye. Uzabureba icyo nzagukorera. Uzahita utumuka usubira iwanyu. Nkohereza 5 ubu ngubu amafaranga nkohereje ejo bundi urumva mfite ayandi. Ngo nta ndabyo naguhaye kuri Saint Valentin. Ariko mwagiye mumenya ko mushaje. Ibyo kari iby'abato wowe ushaka indabo zi. Abandi barabisoje kuri Saint Valentin none nanjye nibwo mbonye umwanya ariko ararufataye rutoshye rute bararufunze. Komera cyane miga. Nimeza. Waramutse neza. Ko uhanya suri kujya. Ngiye guhasheri wanjye urabyo. Wa muntu we amatariki ajagera sinabimenye kubera kiyede siki. Niba itafari nditeruza ubwonko. Nibagirwa ku kigero utaho. Kuri Saint Valentin wari wabonye kiraka. Nese twebwe tugira konje ngo ni Saint Valentin wabwira boss ngo ni Saint Valentin. None se kuri nibirabyo by'amateke nibi. Icyo kira iki kibabi si cy'amatekera. Ndushiye sheri none sindabyo sifa kuba ari ikirabyo. Ngushyiriye sheri ururabyo abandi bazi bahaye ejo abandi nyine bazi bahaye barabishimira ngewe nta mwanya mfite rero nangiye niwo mwanya mbonye wo gwasheri wanjye urabyo kuri Saint Valentin. Nanarusize n'amavuta ibitekateke buretse turebe awaretse utaruca wabizi urumwe rwo rurabugiye guhasheri wawe nzi byakunda ukora sha akumirongo na amavunja wowe warabisoje ariko wowe warabisoje none se buri wese afite ukayobora urugo rw'utanindira ku bintu nagiye kugura indabyo mu mujyi mbaza ngo naziguza ngaha ugura indabyo izi se ubusindabyo banza wumve urubingo se gute uriya mugore wawe nanjye ndabizi karusho wanjye ubwiza uzi ko indabyo namuhaye naziguze mu mujyi 20. Ibihumbi 20 cyane rwose ibihumbi 20 uzi ko nguzemo ibihaza abana bari ukwezi iki kintu uratinya kugiha umugore erega buriya abagore bashimishwa n'utuntu duke njye ururabyo iri teke ariko nawe reka kurwita iteke rwita ururabyo atanabyo ubwenge bwawe ndabona bumeze nk'ubw'inkoko ariko se mana yanjye ni umupfakazi w'umugabo none he maze iminsi ataboneka se na nimero yikuyeho wallahi mupfaga bite sha Sasha ndakubona washimye aha nahise ko muri n'ibikapu wagira ngo ugiye Darifur aha urabese ko ejo nagiye mwana ejo nagiye kure umukecuru mwana yaramerewe nabi byatari kaheka ingobyi agiye kure umukecuru arararararara wada sinkubeshe mwana twumve kahambirwe ejo ntabwo hari kuri Saint Valentin waragiye kureba inkumi ntabwo ari byankumi mwana wambabariye koko ntabwo ari inkumi nanagiye kureba nanagiye guhakera mama yari yarwaye ari kwa muganga none se iyo umuntu arwaye bamuhakeye zimeze gute se nanajyanye ibikoresho igikoma imigati wari wagiye kureba icyana kaho umushaje aha karengagire ni izina ry'Imana ntabwo byacyo icyana se gute se kamuteretse wakinire wa mushari wanjye nanjye aje ambwira ati nditeguye ngo nizo kureba yaje kundeba akaza urutwe gusa nta n'ikira kuzaniye ngo narinje kureba ngo impano ndakireba nawe se ubundi igihe tugezemo n'ikindi ubundi ndabyo bazirya mu iki Wani kabatese shani bakabatese abo ngabo. Ati kubera iki? Ndabyumva abagore bashimishwa n'akantu gato. Iyo uhaye umukunzi wawe ururabyo arushyira ahantu akajya ahora rwibuka iki kintu kizamara n'ukwezi kumwe. Nese se ugusoza umuhango. Akoje babarira. None se mfata ibihumbi 20 nje kubigura ururabyo niburiye n'ubugari.
njyewe reka nkubwire ibihumbi 20 mbikorera icyumweru cyose none se aho kugira ngo aho kugira ngo ariko se nk'ubu urwangije koko ntiwaba unyirukanishije aho kugira ngo umukunzi none nazi iki aho kugira ngo umukunzi wawe bitekateke wagenda ukamugurira biscuit cyangwa ukamugurira akantu ko kurya ubu iki ngiki ntari bukishyire mu nzu ngagese Valentin umuha ikintu cy'ururabyo wisebye umugore wa gihugu umugore wawe agaciro njyewe ndabizi neza karacyemera umugore mubyaranye aracyemera umugore mubyaranye gatatu none sa kujyo birangire nta kintu umukoreye afazaro kugira ngo umuhe ibitekateke wabyihorera ubu se bundi ko Valentin yabaye ejo ariko se waretse kandi dore naruzanye naruteye ipasi none reba utangiye no kuruhinamira Valentin ko yabaye ejo ubu wowe nibwo ugiye kuyitanga abandi ejo ko nari ndi kuri nyiramugwera ndi kwita ibi ni ugutesha umugore wawe agaciro oya nawe mwana nyagasani ubu se koko umugore wawe mubyaranye gatatu wubaha wisezerano uko ujye kumuha ibitekateke abandi batanga indabyo ariko mwagiye mure fata ibihumbi 20 nguzemo ibihaza abana bariye ukwezi ngure mu rurabyo nkawe ubu se ni wasesa igihe tugezemo n'icyo gushaka amafaranga naga ryo gutanga indabyo sinzi n'ikindi kigabo numvise ejo ngo cyatanze indabyo z'ibihumbi 20 ibihumbi 20 ujya kubitangamo indabyo ntabwo wakabaguramo ibiro bitanu reka nkubwire reka guhimurure bura nta mibare birimo je nta mukobwa nahinda ngo Valentin ngo indabyo ngo ngimeta none mu mujyi wasagira ibigabo mwana ngo byapfukamira imana upfukamira bebe gute waje upfukamira imana uba niyaza ko hari nk'igisheshanyo yaguze byibuza basi ako kana shize mwana gari keza igisheshanyo ngikise ni reba cya kigori kimwe badakobora kiri uragira ukagishesha warangiza ukakidimba wagishyira mu nda kikagikamara urumva reka mbabwire n'impamvu abakobwa n'abagore babasuzugura ni mwebwe mwa mwabigizemo uruhare gutese kandi impamvu bijya muri dore ngiyi ugiye gupfukamira umukobwa ubundi ni imana upfukamira ni nyoko upfukamira uziko upfukamira umukobwa wapfukamira mama wakugiye kubise akakubya nuko kagira inkuru sibyo nama nkubwira mana ugiye gupfukama ugiye gushinga amavi urashinga amavi Allah akibar nzajya shingira amavi Allah ngire gutyo wallahi aho kugira ngo ujye gupfukamira umukobwa wambaye ijipo wallahi ibihumbi 20 ariko nuko babona kwisura mba mu nzu y'ibihumbi 15 nguru nabyo guhumbi 20 nubwo giciye hariya hirya n'urubingo ni nk'ururabyo ye fa kuba ari ikintu kimera ndagira hirya ncurubingo mushire cyokora sabiye umugore wawe kuko agahinda kari bumwice ariko ubundi kakuze ubundi ashaka indabyo ze none Safazari ntiwabirekaho kugira ngo ujye gututira ibitekateke ngo ushyire umugore wawe ngo kuri Valentin kabandi bayivuyemo wowe nibwo uyigiyemo nese weho warumuhaye hari namuhawe ururabyo naguze 20 kandi ni ururabo rudasaza azajya ahora 2 3 4 5 5 ururabyo uri no kunyereza reka nigende ururabyo gusa wisubireho ariko aho kugira ngo ututire ibyatsi ngo ushyire umugore wawe inama nakugira ya kigabo genda ujya ahantu niba ufitemo igihumbi niba arangahe ugura akabiswi ukamushyire cyangwa bombaho kugira ngo umushyire ibi bintu ubu si iki kintu azagishyira mu nzu kimara igihe kirekire ngo igihumbi ngure iki biswi umugurire biswi cyangwa na bomba cyangwa se reka nkubwire cyangwa se igihumbi harimo ifu y'igikoma irimo aka 15 reka mugire inama ya kigabo nagenda nkagura ifu y'igikoma tugateka aka 15 ku gikoma tukirirwa tukanywa n'abaturanyi tukabatumira tukaba reka mugire inama ariko wajya ureka kwitwara nk'abasore ko dushaka reka mugire inama ya kigabo mbere yuko nanagenda ufitemo ufite amafaranga ngaho ufite amafaranga 500 genda ujye Kimisagara hari udukufi twasenyise umugurira agakufi ugenda umutunguruka mwambike mu ijosi biraruta kumuha ibyatsi si inama nkugiriye ka 500 yego ugenda umutunguruka mwambike umubwire n'amagambo meza maze umuhe n'akazi ureka atishimye kuko biriya bintu bimushyira yari guhita yahuka kwereke buriya dore inama ya kigabo kandi ndi gukubwira ngiye kugira ngo niteho umukobwa ngo mushyiriye ngo impeta ngo ngiye ubwo se uwo mama ntabwo yaragiye uko namushyira icyo gikoma mama bonaga arimo kukinywa atuje uranyibukije uranyibukije uzabafuna ameto zo bundi mwana ndi kwa muganga ndwaye mu bitaro nababwira ngo ndarwaye ngo ho yanga urashaka ubufasha ngo urashaka ngo nubuteka mutwe ngo ngo tugufasha metavuga ati mva mane giye mfite akazi nkora bro je nta amafaranga yani nkeneye buri umuntu arwaye mujye mumufasha umusengere nicyo kintu cya mbere ukunda kureba ariko mane watitutwa ntabwo ndebye hano ariko mada wagiye umbabarira ukareka kumoza ku nkeke abo bagore wirirwa unshinze i Kigali koko
uzi ko ahubwo maze kukuvumbura ushobora kuba ari wowe unca inyuma koko wagiye ureka mega ugeze hano gute cyane nindi bamvuga ngo muhora kumi ubu se ko muba muri kugurukana kuri telefone mutari kumwe wa mugabo uyo muri kumwe imihini nkirirwa ivuga ngo bamubwire mwana abagabo twarago mfite umugore mu cyaro nkuko nabikubwira ariko uzi ko ariyo mpamvu utajya utaha ubu uri kuramira amatama yawe oye mpamvu abagore bo mu cyaro ndabatinya nese muranumva kuri fone muri kuguruka ngayiwe ngabagore ubwo se nutaha uza dore reka mbanze nkutekereza wa mugabo mfite umugore amuza ku nkeke mutari kumwe buri kanya wamagara ngo hereza amafaranga mutari kumwe ibyo kurya byashize ubu koko amafaranga baba bazi ko tuyacukura koko miga haryo ufite abana banga 5 ejo bundi nakubonye uri kumwohereza amafaranga ntiduhura ubundi wamwoherereje ahubwo hari umushoferi ujya uzi Kigali mu hano umuceri n'amavuta akajya abana bangahe 5 ahubwo atwite n'undi afite inda y'amezi angahe niba nani niba tarata ubwo ugiye kubyara wa 6 cyane rwose ahubwo dore yaranzengereje buri kanya ufite abo bana bose agiye kuzansaza ntugurana akazi nzajya nkuba ngabana ngo ibikoresho by'ishuri ngo amavuta yashize ngo umuceri washize ngo abahinzi mu murima ngo imbuto ngo zashize ubwo ko mwana kuzi Kigali mba naraje nje gupagasa nkaba mba mu nzu y'ikode Bana bangi ubwo abo bana barantaga ngaho reba ibyo bintu umugore abanyaka ni nkaho ufite n'amatungo reba ibyo bintu umugore aba ari kunyaka urebe iriya nzu mbamo urebe nanjye mba nkeneye ukaba gushinja ngo nabo se nzabivamo uzabivamo ubwo reka nkubwire ya nama wangiriye yarakoze rero uri kubanza ukora ahangaha nanone iyihe nama ya yindi yo kumugurira akantu cyangwa ibyo kuri Saint Valentin ya nama nakugiraga ngo ugurire umugore wagakuye umushyiriye ibitekate ubundi miga kuvuga ko ari ugutaruka ubundi wikoreraga ibitekateke ngo ushyirire umugore utarerebaga kugura indabyo 2,000 ngahe nanjye nabona umeze neza mwana shabyihorere meze neza gute se mwana ejo je ntabwo nari mpari yaje kwirebera umubyeyi yaramerewe nabi ese umugore wabimeze bite sha mwana waje ubyihorera umugore wanjye ntabwo uzi ko yantaye ntabwo uzi ko yagiye imyaka n'igihe ushari 6 akajyana n'abana banjye bose ariko icyiza nabonye Imana isigaye yamuturishije ngera muturisha yasigaye abayereza bakaza kunsura tu nige basanga mu kazi buri ndumva Imana ibikora bitangaza gusa ikintu nakugiramo inama uzakunda abana bawe nta kindi mwana we wanze abana upfura umwana wose ese nakurenzaho umwana ngo ejo ntiwamuhaga ka Saint Valentin kwajyanta wowe umva akangubwira wamuhaye mushyire ururabyo afazaye naguramo amabombo n'amabiswi nkayashyira abana bakayanyunguta gutese aryo byihorera cyayo uhaye umwana ubahaye na nyina uwiwanjye atandukanye n'abandi urimo kwicira amayira kugira ngo uzabone uburyo ujyayo uwiwanjye atandukanye n'abandi ubuze imyaka igera muri 6 ishize ntabwo tuba twarasubiranye ahubwo hakenewe kunumva ngo ku Saint Valentin ngo ejo ngo mwari mwashyushye nanjye wanshakiye icyana dukundana shagize dore rero ikintu ngiye gukora akane k'amavuta harayagereka ku bishyimbo ahubwo kubera agira ubuntu abo bana wabyaye abogesha amavuta ngugura ka 10 ng'icyumweru kimwe ngakongera gahamagara ahubwo kubera agira ubuntu ashobora kuba yaha abaturage agira ubuntu bwe agira ubuntu zabona ubutizuru cyane rwose wawe ufite umugore winjije pe kabikubwije nashatse ngize ahubwo mva gatekerezo nari mfite ngiye kwishakira undi mugore shaka undi mugore cyane rwose ako wa mugani washatse n'ubundi ukuntu ugaragara nyine umuntu akureba physically ntago wakeka ko ufite abo bana 6 ubundi uwo mukecuru wamukunze wasinze wanyoye urwago ngiye nateye inda abana bahari banyerera ukoraho ukagira ngo nindererwamo nateye inda nyiri umwana bwa mbere mbyara nari mfite imyaka 12 nahite ntera umukobwa wananiranye ukiri muto ibaze ku myaka 12 ugatera inda mu rugo ari wowe n'umugore wawe mukuru ni umukuru ni umukuru umugore wanjye ndusha imyaka 10 cyampaye ubu tuvugana afite 25 umugore afite 30 hafi n'ingana shaka undi ahubwo ndabigufashamo shaka undi n'ubundi ngiye gushaka undi so kuntesha umutwe se ubundi shaka undi hariya Kosimusi hari abatega nijoro baba bateza abagabo ushaka wishakiremo icyana cyiza afite ikibazo iki ndi kuvuga ngo ninshaka undi abana banjye bazajya babura ibikoresho by'ishuri nyina zabarera nese ubwo ubundi reka nkubaza umugore uri kugusaba ibyo bintu agushinze abagore i Kigali ubundi uzataha kwemerere ko urwinjiramo kazavuga ngo tubanze tujye kwipimisha kwa muganga ntago yakwemerera erega umugore ukuruta
umugore ukuruta arashaje rero. kandi nshanda cyari muto nshaka asigaye agufata asigaye kugenzura nk'umwana njye nasanze ariko kuvugisha cyagenda avuga ati se uyu muntu ni umugore we uri umwana we. hari ikigore nshaka kwinjira ducudikanye gifite amafaranga Gifite amafaranga? cyane rwose ifaranga ne rirajojoba none se harabura iki ariko kandi amahirwe azarimo amahirwe azari aguha umwanya mukavugana se cyane rwose injira uwo mugore wundi wo mu cyaro mureke ubwo afite n'imyate tayari umwanzuro nawe ubwo ufashe afite n'imyate imyate se urumva yabura umugore wirwa mu cyaro akukira n'inka hari inka n'iki no mu mibande hose ufite n'inka mu cyaro irahari nayo nayaguze kugira ngo wereka nkwereke iriya nkabanza ushake ukuntu uyigurisha umubeshye ko ugiye gukora umushinga uri kumva abana se banywa amata hari inshuke nawe winyobye hari inshuke se ufite oya winyobya abana bazajya banywa ikigage abana bawe bamaje gukura bageze ku kigero cyo kunywa ikigage hari ikintu ntakwemera reka nkubwire ikintu ntakwemera umwana warengeje imyaka 3 yanywa ikigage cya mutunga ikigage nagejeje imyaka 4 njya kugura yanjye uri inshuti yanjye ariko nawe ugira aho ugaruke ngurisha inka abana banywa amata bwakibice koko bwacya se hari umwana w'incuke ufite umwana wo mu cyaro arajya hariya kwa runaka akanywa ubushero ibivuzo ntabwo ari nk'inaha mu mujyi njye rwose ubwo niba uzi ko ufite umwana uri kumva ushobora kugenda mwa rubanda akicukurira umwumbati n'ikijumba cyararangiye waracukije ibyo byari ibya kera usigaye ucukura bakaza agasambu ufite bagakataho igipande kimwe ubwo se abana bawe ntibazi kwiba umva no mu mico n'abigishije no mu mico n'abigishije no kwirinda gukora kuri iby'abandi iyo nkayigurisha uwo ngurira icupa nsinde ngende ibyo by'inka reka tubireke ibyo by'inka ntabwo tubireke ubwo ndabizi ubugira ngo nyigurishe nzaze nkugurire icupa winywera oya ariko ngena nete nese uzajya wowe uzinjira uwo mugore nubwo afite amafaranga nta n'ibihumbi 100 ufite ku mufuka we gurisha iyo nka yo mu cyaro umugore wawe reka no kwirirwa abagore nk'abari bafite amafaranga bashaka kuba hakiye mu buriri ukabikora neza ubundi amafaranga ni iryago babishakira kugira ngo ubiteho bahikeya kwashe umugore rero nujya kumutereta uzaceho ngurira icupa rimwe ngende nkuvugira amasizi n'amagambo byose no kwinywera gusa asubwo sinanari kugurira bitabaye n'ibyo kuva mu ndiba y'icupa nese nzaba ntanyweye icupa mbona uko nkuvugira ahubwo ndabona amamagaye uwo mugore ajya no guhamagara yego shu wanshakaga urahagana hese narindi kumwe na wa mugabo w'inshuti yanjye ngo ni Migambi ndaje nkugereho wari wokesheje inkoko ndaje reka mfata akamoto umva reka mbe ngiye akira kandi umubwiye ko turi kumwe se nago tujyana tujyanye nago yabifata neza oya yosu ako miga nawe jya ugabanya wenda niba ari niyo nkoko yokeje basi wenda ujya umama ariko sheri wanjye arantumye yokesheje inkoko hanyuma abone ndakwiye kwitanye n'urutwe ndakujyanye uravuga ko ndi umukozi wawe ariko kugira nawe umwene akira tuzasubira ejo nzakugurira agacupa iyi nkoko ugiye kuyirya wenyine kandi si umubwiye se ko turi kumwe akira naje